Nongeye kubasuhuza nshuti tubana kuri wa murongo dukurikiranaho ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya. Tunejejwe cyane nuko tugiye gufatanyiriza hamwe gusoza icyigisho cyacu twatangiye cya kabiri, icyigisho kitubwira ibimenyetso by'ubumana bwa Yesu. Murabona ko rero uyu munsi mu gusoza iki cyigisho ntago nkiri jyenyine, ndi kumwe na mwene data kandi n'umuntu mukuru ngewe muramenyereye, amazina ni Uramutse Emmanuel, ariko reka duhe ikaze umuvandimwe ababwira amazina ye. Ndabashuje cyane. Nitwa Oze Twagirimana. Nishimiye kubana nawe kandi murabona ko n'akanyamuneza biraza kutubera byiza. Ndishimye cyane. Yego. Oze, urakoze cyane, iki cyigisho cyarandyoheye. Mu ngingo zibanza mu cyigisho cya mbere narindi njyenyine, ariko none nejejwe no kubana nawe kandi Uwiteka aduhana umugisha. Tugiye gufatanyiriza hamwe rero kubagezaho ni inshamake y'iki cyigisho cyose, ndetse tuza no gusoreza ku ngingo yitwa ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ni icyigisho Oze cyatubwiraga ngo ibimenyetso by'ubumana, ni ibimenyetso by'ubumana bwa Yesu. Ni ubumana bwa Yesu, ntabwo tubishidikanyaho. Kandi muri bimenyetso ukurikije imyandikire y'igitabo cya Yohana, rwose umugambi n'intego ye ni ukutumenyesha ko Yesu ari we Mesiya wavuye ku Mana. Kandi muri iki cyigisho ntekereza ko yagerageje kuduha ibimenyetso bifatika kandi ngo bitagishwaga impaka. Ibi bintu nawe wabibonyemo. Yego. Wadufasha rero mu mbanziriza cyigisho utwinjiza mu iki cyigisho cyiza cyane. Ese uhereye no ku cyo kwibuka, ntegereza ko iki cyo kwibuka abantu bafite ibyigisho, twebwe ibyigisho dufite, abafite nk'iki cyanjye babonye ko baduhaye isomo ariko ntibaturangira umurongo n'igice. Wadufasha ukanadusomera iryo somo, hanyuma ukabwira n'abantu bafite iki byigisho nk'iki cyanjye byabonekagaho icyo kwibuka cy'iki cyigisho twagisangagaho. Ni amagambo Yesu yavuze, amagambo atangaje cyane. Yego. Yavuze muri Yohana igice cya 11 umurongo 25. Yego. Aravuga ati ninjye kuzuka n'ubugingo. Yego. Arakomeza ati unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Ariko kandi umuntu wese ukiriho, Yego. unyizera, Yego. ntazapfa by'iteka ryose. Amen. Igisoza rero Yego kinejeje. Mbese wizeye Aya magambo ntekereza ko ubwo ari muri Yohana igice cya 11, aya magambo ndi gutekereza ari amwe Yesu yabwiye Marita igihe yamwibutsaga iby'urupfu rwa musaza wabo. Nuko Yesu arambwira ati Lazaro nubwo yapfuye ariko ninjye kuzuka n'ubugingo. Maze aramubwira ngo mbese wizeye ibyo? Aya magambo ndatekereza ko hari icyo yaravuze kuri Marita kandi turaza no kubireba. Yego. Yesu rero, Yohana yandika kuri Yesu, Yego. yagiye avuga ibitangaza ndetse n'amagambo ya Yesu yerekana ko Yesu ari umwana w'Imana. Yego. Kandi nibyo koko Yesu tubona Bibiliya itwereka ko yahozeho kera. Yego. Ibyaremwe byose byaremwe nawe. Yego. Nta na kimwe kitaremwe nawe. Rwose. Kandi uwo muntu ntafite itangiriro, ntafite n'iherezo. Yego. We ni Yesu, nubwo yigeze kwigira umuntu. Yego. Akabana natwe. Yego. Ariko bwa bumana bwe yagiye abukoresha, Yego. akanabuvugaho. Yego. Nibyo twabonye muri iki cyumweru. Ibintu bitatu Yego. twabonye yakoze byerekana ubumana bwe. Yego. Muri kino cyumweru. Yego. Icya mbere ni igitangazo cyo guhaza abantu 5,000. Yego. Icya kabiri ni igitangazo cyo gukiza impumyi. Yego. Yavutse ari impumyi. Yego. Icya gatatu ni igitangazo cyo kuzura Lazaro, gikomeye cyane ndetse cyamanyaga ko afite ubugingo no muri we. Yego. Ibi byari ibimenyetso bigomba kubwira abantu, kwemeza abantu yuko Yesu ari Imana. Igitangaje gikomeye cyane nuko ibi bitangaza uko byabaga byatumaga bamwe bizera. Yego. Ariko abatizeye nabo, Yego, byabajyanaga kure cyane yo bikasiga rwose kwizera, bacireho iteka. ndetse bikarushaho kubagira impumyi. Yego. Ariko bikanatuma bafata umwanzuro wo kugambarira Yesu no gushaka kumwica. Ibintu bibabaje ngo yari yabahaye ibimenyetso simusiga byashoboraga kubemeza ko batitaye ku muko akomoka kuri Mariya na Yosefu babonaga. Kuko rege Yesu aba bantu yari kumwe nabo bo bamufatiraga bashingiye uko yavutse kwa Mariya na Marita.
bakibagirwa ko mu Yohana twibutsa ko mbere na mbere hariho jambo wahoranye n'Imana, ariko uwo jambo niwe wigize umuntu. Rero bari bafite ikibazo cyo kumufata, bakamufata nk'uwabayeho igihe bamuzi ava mu nda ya Mariya. Ibi bintu rero byarakaga kuri bo. Reka rero twinjiremo turebe ni ibiki ibimenyetso simusiga tubonye bitabashaga gushidikanywaho. Aho mu ngingo yo kuwa mbere dufite ingingo itubwira ngo kugaburira abantu 5,000. yego Yesu agaburira abantu 5,000. Byagenze gute? Yahereye kuki? Byagaragazaga ko ari Imana. cyari mu gihe bari kwitegura pasika, byari vuba rwose. Yego. Kandi iyo pasika nitwibuka aho ituruka, Yego. cyari ikimenyetso cyo gucungurwa kw'Abisiraheli bavanwa muri Egiputa. Yego. Ariko kikaba n'ikimenyetso cyo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana, abanyabyaha. Yego, twebwe natwe ngo twibone. Yego, ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ubwe rero akaba Bibiliya imwita pasika yacu. Yego. Yatanzwe kubw'ibyaha byacu. Yego. Nicyo gihe Yesu yakoreyemo iki gitangaza rero, bari kwitegura pasika. Iyo umunsi mukuru wa pasika. Yego. Azamuka umusozi, abantu benshi baramwegera, baricara. Ikintu cya mbere yakoze ni uko yatekereje ukuntu ari buze kubagaburira, kuko afite ikintu ashaka kuza kubakorera no kubigisha. Nuko abaza umwe mu bigishwa be niba bafite imitsima yo kugaburira abantu. Yego. Bamubwira ko ntayo. Yego. Ndaramubwira ati ariko hano hari umuntu Filipo aravuga, atanga igitekerezo cyiza cyane. Afite imitsima 5 n'umwana n'amafi. Ariko ibyo ngibyo nta kintu byamarira abantu rwose. Niyo umuntu yafata akantu gato, ibi bintu rwose ntacyo byatumarira. Yego. Nuko rero Yesu arabwira ati mwicaze abantu, bazana ya migati, bazana na ya mafi, arayimanyagura, nuko arabahereza, abantu barajya barahaga rwose. arangira arababwira ati ibisigaye mu bitoragure, mu byegerane, ntagire ikintu na kimwe mufusha ubusa. Barateranya, buzuza inkangara cyangwa intonga 12. Hari ibintu rero twabonye muri iyi ngingo rwose, ako nashakaga kureba. agereranywa na Mose. Iri huza ryabonetse muri iyi ngingo, uburyo Mesiya Yesu arashushanywa na Mose muri iki gitangazo cyo guhaza abantu 5,000. Yego. Icya mbere twari tukivuzeho ko iki gitangazo cyakozwe mu gihe bari kwitegura pasika. Yego. Pasika yari yahozeho mu Bisirayeli, babyumvaga neza, bari bazi n'icyo yasobanuye, nubwo mu mugambi wabyo batari bazi igishushanyo cyayo, kuko umuntu tubonye ko Kristo ni pasika yacu. Yego. Ariko Kristo uri hagati muri bo ntibaragasobanukirwa ko ariyo pasika yabo. Ariko muri ubwo buryo icyo kimenyetso cyari gifite igihe gisobanura, haba ku Bisirayeli ba kera no kubo Yesu ari kumwe nabo. Yego. Icya kabiri, Yego. Yesu mbere yuko akora iki gitangaza yabanje kuzamuka umusozi. Ibintu na Mose yakoze. Yego. Azamuka umusozi wa Sinayi. Icya gatatu, Yesu yagerageje Filipo, amubaza ati mbese dufite ibintu byo kugaburira aba bantu? Kandi ni kimwe nuko Abisirayeli nabo bageragerejwe burya kuri ujya musozi. Mu butayu rwose barageragejwe, aho imitima yabo yagombaga kureba niba koko ifitiye icyizere umuyobozi wabo. Ikindi, Yesu yatubuye ya migati. Yego. Musanya iki? Mu kurya imigati bibutse ya manu batoraguraga. Kandi byari ibyo kurya bivuye ku Mana. Kandi nibi byo kurya nukuri biri mu biganza by'uwavuye ku Mana, kandi buryo gutubuka kwa manu kwari mu gishushanyo cyo gutubuka kw'imigati. Byari uburyo bw'igitangaza cy'Imana. Ibintu bagombaga kuba babyumva neza. Igikurikiraho rero, intonga 12 zazindi bashyizemo ibyasigaye. Yego. Ngo batagira icyo bapfusha ubusa. Zifite icyo zibutsa mu Bisirayeli. Yego. Imiryango 12 y'Abisirayeli. Ntibakoresheje 8, ntibakoresha 10, byaranashoboka ko bavuga ati muzane 20, bazana 12, nko kubibutsa imiryango 12 y'Abisirayeli, kandi abo bantu barabyumvaga ibyo bintu cyane. Yesu rero hano niwe muhanuzi uzaza Mose yigeze kuvuga. Mose yigeze kuvuga iby'umuhanuzi uzaza mu giteko ka 2:18-15. Ati kandi nyuma yanjye, nyuma hazaza undi muhanuzi usa nanjye. Mose yarengurizaga kuri Yesu wari kuzaza gucungura Abisirayeli bya nyabyo, bitari igishushanyo, abanyabyaha bya nyabyo. Mu by'ukuri ibi bintu Yesu yakoze byari bifite ikintu biri kwibutsa mu Bisirayeli, mu Bayuda kiriya gihe, bigendeye ku bintu bari basanzwe bazi, bari basanzwe bakora. Babibutsaga gucungurwa kw'ibisekuruza byabo, byacuriraga gucungurwa kwabo bo ubwabo, bacunguwe na Yesu
uwo Mose yashushanyaga. neza neza. Ni nayo mpamvu rero Yohana muri iki gitangaza ntabwo yerekana Yesu nk'ukora ibimenyetso n'ibitangaza gusa, ahubwo aranakora ibimenyetso n'ibitangaza bigaragaza ko yari Imana. Yego. Twakwegera imbere mu ngingo yo kuwa kabiri rero, ni ingingo itubwira ngo noneho aba bantu bamaze kubona ibibaye, Yego. baravuga tumva rero uyu ni wa muhanuzi ukwiriye kuza. Wumva ko bari bafite amakuru ko hari umuhanuzi uzaza, Yego. kandi uwo muhanuzi yagombaga kuba nk'uko tubibonye mu gishushanyo cy'ibyari byabaye bari bahabwa iriya mitsima, yari mu gishushanyo cya Mose, kandi uyu Mose kuri bo Abisirayeli Mose yari afite ikintu avuze. Ubu rero kubabwira ko babonye wa muhanuzi uzaza bifite ikintu byazanye mu bitekerezo byabo. Ese aba bantu ubuhamya kwabo kwakurikiwe ni ese byakurikiwe no kumwizera ko bahamije ngo nguyu wa muhanuzi agomba kuza, koko baramwizeye? Ese muri ingingo ni iki umwanditsi yari atubikiyemo igihe yavugaga ubuhamya bw'aba bantu? Hari ikintu gitangaje cyabaye. Yego. Bamaze kubona iki gitangaza, koko bahise batekereza ko ari we wa muhanuzi. Yego. Maze banibuka ubuhanuzi bwamuhanuwe buvuga ko ari intare y'umuryango wa Yuda. Yego. N'umuryango wa Dawidi. Yego. Wa wundi uzaza gukiza Abisirayeli. Uzimya ingoma. Nuko baratekereza bavuga ati ariko murabizi, ubu Abaroma nibo badutwaye batuyoboye. Yego. Kandi uyu muntu uje icya mbere afite ubushobozi bwo guhaza abantu benshi. Ubwo bivuze ngo inzara tuzayisezera burundu. Icya kabiri afite ubushobozi bwo kuvura no gukiza. Aha. Kubera iki? Mu gihe cy'intambara, Ego. kuko bamutekerezaga nk'umwami nk'uje kurwana intambara zo basanzwe bamenyeye. Mu gihe cy'intambara icyitwa gutunga abasirikare, ego, azagikemura burundu. Icya kabiri kwita ku bakomeretse n'abapfuye. Ibyo rwose azabishobora kuko bamubonyemo imbaraga ikora ibidasanzwe, bityo rero ku rugamba bazahora banesha. Bamaze kumubona akiza abantu, sibyo? Yego. Bamaze kumubona haza abantu, ati ibi biroroshye. Ibi rwose biroroshye. Niyo mpamvu banatekereje ko bashobora kumwimika. Rwose icyemezo baragifata. Tumwimike. Natangajwe n'amagambo ari muri iyi ngingo, igihe nasomaga mu bifuzo bihe byose, ngo igihe rubanda bashegeraga kumwimika, abigishwa ba Yesu bavuga ati umva turabafasha, ngo habonetse n'abagabo bafite imbaraga bavuga ati ibi bikorwa, iki gikorwa rwose tugomba kugishyikira mpaka Yesu abaye umwami wacu. Yesu yabyitwaye amate. Ibihabanye n'ibyo. Yego. Ubwo bamutekerezaga batyo, Yesu akora cya gitangaza ntabwo yashaka kubereka ko ari umwami ukomeye, ahubwo yashaka kubereka ko ari we ubwe umutsima w'ubugingo waturutse mu ijuru. Ukomeye cyane. Uwo yababwiye ko umuntu umujya afite ubugingo buhoraho, umuntu ujya wa mutsima w'ubugingo. Reka tugaruke ku iyi ngingo rero. Abantu bari bamaze kwishimira ko babonye uzabakiza, uzababera umwami, kandi bagasezera ku bukene, bagasezera no ku byago, bakigobotora ingoma y'Abaroma. None ababwiye ijambo ribaca intege, baravuga ngo nuko aravuga ngo ninjye. Aya magambo mu matwi yawe ntabwo yabaryoheye. Habe namba. Ntabwo yabaryoheye. Ariko ikibazo gikomeye ni uko bari guhusha intego y'icyo bagombye kuba bagiye. Kandi uko bahusha intego ku kantu gatoya, niko barushaho kutizera mu mitima yabo. Nuko imbuto Satani yabibye mu mitima yo kutizera, nayo igakura, urujijo rukaba rwinshi, no kudasobanukirwa kukarushaho kuba kwinshi. Ibi bintu biraza kurangira rero bahushije umugambi w'icyo Mesiya, kuko Mesiya we arashaka ngo bamumenye mu buryo bwa nyabwo, ariko bo imitima yabo kuko yatekerezaga ibiri hafi, ibyo barebeshaga amaso. Ibi bintu ngo birangira imitima yabo yuzuye kutanyurwa, yakomeje kwibaza impamvu Yesu atakoze bene iki ngo ahite yima ingoma ya Dawidi. Ibi bintu byarangiye bagiye mu bujiji kuko bari bahushije intego. Ibi rero bishobora kutubaho natwe uyu munsi. Dushobora guhusha intego, dushobora kutumva neza umugambi w'Imana ku mibereho yacu, dushobora kutumva neza umugambi w'ijambo ry'Imana, impamvu ubutumwa bwiza icyo buvuga, ngo tubusobanukirwe. Kandi iyo tudasobanukiwe neza umugambi wabyo n'intego ntibibasha kugerwaho. Kandi icyatumye Yesu yerekanwa ni ukugira ngo amareho ibicumuro by'abantu. Iyo duhushije rero ntidusobanukirwe neza, birangira tugumye mu byaha. Tubuze amahirwe twakabaye dufite. Turabyibuka ko mu ngingo muri cyo cyari cyabanje bari batubwiye ko buryo tugize ayo mahirwe tukayarangaraho gato cyane, bibasha kutuviramo kuzimira burundu. Rero Kristo yakoze imirimo n'ibitangaza, ariko habayeho kutabyumva, ariko ntibyari bihagarariye aho. Turigira imbere ku ngingo yo kwa gatatu, turahasanga nanone agiye gukora ikindi kimenyetso, turagisanga muri Yohana igice cya 9. Ni ingingo itubwira ngo gukizwa
kw'impumyi ni umugabane wa mbere, bivuze ko turaza kubona n'umugabane wa kabiri. Yesu muri ibi bimenyetso byerekana ubumana bwe, Yohana ntiyabuze kuduha ikindi gitangaza gihamya ko yari Imana. Igihe berekezaga i Yerusalemu nanone muri ya minsi mikuru bari bagiyemo, bageze mu nzira bahasanga umuntu wavutse ari impumyi, maze abigishwa bari kumwe na Yesu baravuga ati ariko reka tukubaze, uyu muntu ko yavutse ari impumyi, niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be? Ibi bintu ngo babimubaza bari bafite amasomo bashyigikira. Nuba kureba mu kuva turasanga ahantu mu itegeko rimwe mu mategeko 10 ryavuga ngo mpora abana gukiranirwa. Ubwo rero uyu muntu kuba abigishwa baramutegeka ati buriya ibyaha bye nibyo byatumye avuka ameze atyo. Nanone kandi bari banafite n'irindi somo riri mu byo ku ngoma, aho umwami Uziya yakoze umurimo atahamagariwe gukora igihe yinjiraga mu buturo bwera, kandi ari umwe amatemerewe gutamba, ahageze arabemba. Ibyo bigaragaza ko yari ingaruka y'icyaha. Kandi nanone bari bazi ko kugerwaho n'iki cyago cyabakuye uburwayi budakira, byaba ibibembe, ari ingaruka z'ibyaha. Aho gatumva rero turabihamya, ni nkaho babinamiyamije ko uyu muntu ibyamubayeho ari ingaruka z'ibyaha. Yesu yabasubije iki kuri icyo kintu? Yesu ntabwo yapfobije icyo batekereza. Yego. Ko ahari icyaha kitagira ingaruka. Yego. Ariko kandi yabasobanuriye ko impamvu yatumye umuntu ahuma atari ababyeyi be, atari we ubwe, ahubwo ari ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri we. Hose cyane Yesu ntabwo avuga ko nibyo koko ibyaha bigira ingaruka zabyo, yego, ariko nanone ibi byabaye kuri iyi mpumyi byari ukugira ngo Kristo yerekane ko ari Imana noneho, kuko yagombaga gukora ikintu kitigeze gikorwa kuva muri Isirayeli yabaho. Gukiza uwavutse ari iki? Yamukijije ate rero? Yego, yatabye akondo, yego, agasiga ku maso, ambwira ati ngaho genda ujye ku kidendezi Sorowamu wiyuhagire. Impumyi rwose nta kujijinganya iragenda maze irahumuka. Yego, nuko ikintu gitangaje, impumyi maze guhumuka, yego, ni ibitangaza bikomeye bikoretse. Yego. Akaboko karemye kera mu itangiriro niko kanaremye ubuzima bw'amaso bw'iyi mpumyi. Yego. Ariko kandi ubwo impaka ziba ziravutse. Kuri izi mpaka zigiye kuvuka, umuntu bagiye kugisha impaka ni umuntu ugaragaje ko muri we mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, kuko muri iki gitangaza ntiyakoresheje ibindi, ariko yabibukije ko Adamu yari yavuye hehe? Ubwo rero atobye na kondo, ntabwo uriya muntu yakijijwe nuko yagiye mu kidendezi, nta nubwo yakijijwe nuko yiyuhagiye, ahubwo yakijijwe n'ijambo ryavuye mu kanwa k'ufite ubugingo muri we. Ibi bigaragaza ko ukoze ibintu yari iki? Yari umwe n'Imana. Nkundira twegera imbere mu mugabane wa kabiri, ni umugabane utubwira ngo gukizwa kw'impumyi. Umugabane wa kabiri niho wari ugeze, umuntu arakize mu buryo bw'igitangaza, araje, cyakora ngo ibyishimo byatumye umuntu atamenya umuntu wari umukijije, kandi rwose nta nubwo nta nicyo byari bimubwiye, kuko icyo yari yabonye nuko bwa mbere yari ahumye, none baragira ute? Arabona. Nuko bageze baramubajije bati si wowe twaherutse uri impumyi? Yego. Arabwira ati ni njyewe. Yego. None se wahumuwe nani? Yego. Arabwira ati ntabwo muzi. Ariko uzi ikindi gitangaje, kuki bamubaje ngo ariko babanje gushidikanya, ikintu yakuye muri ingingo cyanejeje cyane, ngo igihe yari amaze guhumuka n'isura ye n'ishusho ye, ngo baramubaze ngo arasa nawe, ngo turabona ari we, ariko arasa nawe, ntibahamya ko ari we. Bivuze ko uwo Yesu yakozeho abasha kumuhindura, imico yawe igahinduka, kwaha ni ngo bagasigara bibaza utandukanye n'uwo wari we kera. Harimo kugira neza. Uyu muntu yari umuntu kandi yari atunzwe no gusabiriza. Yego. Ubu rero noneho ntabwo yahumutse, azongera gusabiriza, atandukanye n'imibereho yo gusabiriza. Azongera gusabiriza. Yego. Ubu ngubu azi inzira. Yego. Ashobora gukora ibyo kurya rwose cyane, nawe ashobora gusigara afasha abandi, asigaye nawe ashobora kugira ubufasha atanga mu muryango mugari w'abantu. Umuntu se ntiyahindutse. Ubu rwose biragaragara ko ahambere hashize hari haranzwe no kuba umunyantege nke, no ko atagira icyo yimarira. Ubu noneho ahindutse ugira icyo amara. Ariko ndashaka ko tugaruke kuri iki kintu. Ni gute iki gitangaza cyiza cyarimo umugambi w'irema, cyarimo guhishurira aba bantu uwo Yesu yari we, kiraza gutera impaka gute? Ubundi bibaye ari ibintu dushizemo mu nyurabwenge, bakabaye bahamya ko bari kumwe n'ushobora gutanga ubugingo. Gute bakigize impamvu yo kukwaga Yesu? Mu gihe impumyi yo iri guhumuka ikareba, yego, hari ikintu twabonye, ikimenyetso igihe kidatumye abantu bize kibajyana kure cyane.
abantu bo cyane cyane abayobozi b'idini yego bari barushijeho guhuma. yego Impumyi iri kugenda isobanukirwa cyane Yesu, ariko abayobozi b'idini bo bari kugenda cyane bajya kure mu kujijwa ku bijyanye na Yesu. umva ikintu kiri gutuma abajijwa rero nabonye muri iyi ngingo, ibi bintu burya byari byabaye ku isabato, kandi kuri bo ngo igikorwa Yesu yari yakoze cyo gutoba kondo cyari kingana no kwica amategeko. Nyumvira kandi kugira neza ko mu mategeko yabo byari byemewe. Murabyibuka ko amategeko yabo yabemereraga kurohora indogobe yabo yaguye mu rwobo. None Yesu ageze ku mwana we wabaye impumyi, akaba ariko yavutse, amugiriye neza, ikibazo kibaye uko abikoze ku isabato. Uzi ko bageze ubwo bamubwira mva rero wowe ugenda ushima Imana, uriya muntu wabikoze ni umunyabyaha, n'ikimenyimenyi yaziruye isabato. Mbega akaga ni nawe arabasubiza ati rero mwebwe ibyo mumbwira njye simbyitayeho. Icya mbere cyo sindabona umuntu n'umwe wari wahumura umuntu wavutse ari impumyi. Yego. Kandi tuzi neza ko Imana itumva umunyabyaha. Yego. Ubwo rero niba uyu muntu aba yataravuye mu ijuru ntabwo yashoboraga kumumura. Ibi rwose niho havuye uburakari rero. Ati wowe wavuye uturi impumyi ubaye umwigisha wacu gute? Ubwo rero muri iki ngingo ikintu batugarukaho banatubwiye tunakwiye no kuzirikana nuko ingorane tubasha kugira, tubasha guhakana umuco mutoya bikaturangira tubuze umuco wa burundu. Niyo mpamvu aba bantu Yesu abagisoza mu murongo wa nyuma w'iki gice cya 9 ababwira ngo iyaba guhuma kwanyu ari uguhuma k'umubiri ntago muba muciriyeho iteka, ariko none ubwo mwanze umuco ugaragara, kuko yabwiye ko ari we mucyo w'isi, kuko umucyo niwo watanze ubugingo ubushobozi bwo kureba kuri uyu muntu. Yababwiye ngo guhuma kwanyu ni ukwiteka ryose. Mbega ibi bintu birimo gucirwaho iteka, kandi byanarangiye aba bantu rwose babuze amahirwe yo kwakira Mesiya. Ibintu dukwiriye kwibazaho cyane, aho natwe tubasha kwirengagiza umuco muto duhawe, bityo bikaruturushizaho kujya kure y'Imana. Imana iturinde kugwa muri uwo mutego. Amen. Reka twegere ku ngingo yo kuwa 5, ingingo nziza cyane nanone irimo igitangaza Yesu yakoze. Ndabona bumaze no kwihara ziriho video. Turaza kwihangana ariko turi kwegereza ku musozo. Ni ingingo turaza gusangamo kuzuka kwa Lazaro. Muri ingingo inejeje cyane, Yesu noneho ngo agiye gukora, uziko iki nicyo gitangaza gikomeye Kristo mu gihe yari hano ku isi yakoze. Kuko nubwo yazuye abantu batandukanye twabonye, nubwo yemwe yagize neza akakora ibitangaza byinshi, ariko muri uyu muryango yakundaga cyane Yesu yahakoze igitangaza mu rugo rwa Mariya na Marita, ahantu Yesu ngo yakundaga kuruhukira igihe yabaga yifuza ko nawe agira abamutega amatwi. Ariko ikibazo kiravuka, Lazaro mu buryo butunguranye aza kurwara, kandi Yesu barabimenyesha ati Lazaro ukunda ararwaye, ariko Yesu atindaho gato, atinda ku bushake. Mbese niki cyateye Yesu gutinda? Ko uyu muryango yawukundaga, ndetse ko Bibiliya itubwira ngo Lazaro yari inshuti ye. N'uwaje kuvuga ayo makuru akavuga ukunda agize ate? Ibi bintu byari mu muhamagaro kugira ngo abikore yose. Kuki Yesu yasema gutinda? Tumaze kubona Bibiliya n'iki cya gatatu. Uko bikurikirana niko bigenda birushaho gukomera cyane. Icya mbere twakibonye ari gutubura imigati. Abantu bashobora kuvuga ati ibi bintu ni ibisanzwe. Icya kabiri kibaye guhumura impumyi, nabwo abantu bashobora kwifata nk'ibintu byoroheje. Icya gatatu kigiye kuba kuzura umuntu, ariko umuntu utapfuye uwo munsi, utapfuye ejo, ahubwo wapfuye hashize iminsi 4 bashyinguye, ibintu byarangiye. Yesu ntiyihutiye kujya kureba Lazaro akirwaye. Ntiyagiye kureba Lazaro umunsi yapfuyeho bukeye, ahubwo yararindiriye byose byari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe, kugira ngo abantu basobanukirwe Yesu ari we, ko yaturutse ku Mana. Nuko uwo munsi ugeze Yesu ajyayo, yagiranye ikiganiro kirekire cyane cyane na Marita. Baganiriye cyane, Yesu amuhishurira uwo ari we, amubwira ati nige kuzuka n'ubugingo. Yabanje kumubwira ati humura, Lazaro nago arasinziye. Yakoresheje ijambo ryarimo guhumuriza, avuga ati Lazaro arasinziriye. Ikibazo nuko Marita atari ari kubyumva, ariko byarimo icyizere, byari byo niko kuko yari agiye kumukangura. Nakunze ko na Yesu akora ibi bintu yababwiye ko ni byiza ko ibyo byabaye adahari, kuko muri byo hazaga gusobanuka ko avuye ku Mana, kuko agiye gukora ikintu
kirenze icyo abantu bo mu isi bashoboraga gukora kuzura uwamaze kubora. Harimo ibintu bikomeye muri ino ngingo dushobora gutekereza mu by'umwuka byacu. Dushobora kutabona gusubiza kw'Imana mu gihe twabitekereza. Yego, ugutinda kw'Imana kubw'umugambi wayo. Icyo twakwita gutinda kw'Imana ariko kubw'umugambi runaka aribyo byabaye hariya. Yego, ikindi gikomeye ni uko bisaba kwizera. Yesu yaganiriye na Marita ariko wizeye yuko ari njye kuzuka ndetse n'ubugingo? Marita akavuga ati oya, njyewe ibintu ndabyizeye rwose, Lazaro ndabizi azazuka ku muzuko w'abakiranutsi. Yesu aramubwira ati oya, izere urabona ibitangaza by'Imana. Yesu agera ku gituro, twihute, ahamagara Lazaro arasohoka, nuko arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Ikintu gitangaje, uwo munsi abantu benshi bizeye Yesu rwose, mu bifuzo byose baravuga ngo abantu babonye ibyo baramwizera, ndemwe na bamwe mu bayobozi bari aho ngaho. Ariko ikintu gitangaje kindi gikomeye cyane cyanteye ubwoba ni uko abatarizeye, noneho wa mugambi wari waraje mu bitekerezo byabo wo kwica Yesu, bavuye hano bajya kuwushyira mu bikorwa. Reba ikintu kitangaje muri iyi ngingo, umuntu bagiye gucurura imigambi yo, kuko niho bahise bafata umwanzuro w'uko Kayafa aravuga ati avuga gusohoza ubuhanuzi bwabo, ni byiza ko umuntu umwe apfa kugira ngo ishanga ryose rigira ute rive, ariko uyu muntu wari gucira urubanza rwo gupfa Oze niwe wari umaze kugaragaza ko muri we afite ubugingo, kuko yari yazuye ahereza ubugingo wari umaze gupfa. None aba bantu bagiye guca urubanza rwo kugira ute, mbega kujijwa gukomeye. Yesu yavugaga ko ari we kuzuka n'ubugingo, agiye kuzura Lazaro. Mu by'ukuri yari kwishushanya ibyenda kuzamubaho, ko n'ubundi azapfa, nawe azapfa, ariko afite ubushobozi bwo gutegeka gusubirana ubugingo nubwo yari yabwambuwe. Yego, hari amagambo nakunze mu gusoza iki cyigisho batubwiye tukwiye no kuzirikana cyane. Batubwiye ngo nyamara iyo tugeze ku iherezo ry'iki gitekerezo twari turimo, turahabona ibintu bitangaje. Aba bantu bari babonye rwose ibintu byagenze neza, ariko aho kuhaviramo amahirwe yo kumenya Imana no kuyizera, birarangira bacuze umugambi wo kwica utanga ubugingo. Ibi bintu baratubwiye, umwanditsi yaratubwiye ngo Yesu wari wagaragaje ko afite ububasha ku rupfu. Natwe dukwiye kugira ibyiziringiro ko naho twaba twarapfuye. Pawulo yabyanditse mu gice mu byakozwe n'igice cya 15 avuga ngo nuko abazaba bakiriho bazahindurwa, ariko n'abazaba bari mu bituro rya jwi ryahamagaye Lazaro rizahamagara, maze basohoke mu bituro byabo bamusanganire. Muri aya magambo harimo icyizere ku munyabyaha wese. Amen. Bibiliya iravuga ngo ni Yesu uvuga ayo magambo, umuntu nyizera naho yaba yarapfiriye mu byaha, mu byaha ariko yarapfuye, abasha kubaho. Ariko kandi unyizera nanone ariko ntabwo ashobora gupfa. Amen. Bivuze iki? Ibi bintu birasa n'ibitwinjizaho, ntabwo ari urupfu rw'umubiri arimo avuga. Mu ijambo rya Yesu igihe turyizeye ribasha kudukura mu rupfu. Niyo mpamvu uvuze ngo wakira amagambo abavuye mu rupfu ageze hehe, kandi ubwo bugingo ntagaruka aba yagaho, ubugingo buhora bw'iteka ryose. Nuko tubuhabwa igihe twizeye ry'ijambo rya Kristo, tubasha guhabwa ubugingo budapfa, tukabana nabwo, kabone nawe y'umubiri wapfa, nibwo tuzabasha kumva ijwi ry'Imana rizahamagara ku munsi w'umuzuko. Ngaho reka nanjye nkubaze iki kintu. Yego. Aya magambo nakunze cyane ubwo tubibonye bitaraba, kuko tubonye abatarabyizeye byarabaviye gucirwaho iteka. Oze ndasaba Imana kugira ngo ibi bintu Imana ibisobanure ibitekerezo byacu, ibyumvishe, kuko muri twe ntibirimo, ariko kubwo kwizera nasanze ari nayo aho turi busoze icyigisho mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa, ariho naho twifuza kugera. Hari imbaraga ikomeye iri mu ijambo rya Yesu, kuryizera harimo ubugingo. Ariko ayo magambo reka tuyasome kugira ngo tunasoze. Yego, ni amagambo ari mu gitabo yakuwe mu Uwifuzwa ibihe byose. Reka dusome ayo magambo yanditse, ni amagambo meza cyane. Yego. Ubugingo bwa Kristo aho abatuye isi buboneka mu ijambo ry'ubwe. Yesu yakijije abarwayi kandi yirukana abadayimoni akoresheje ijambo rye. Yego. Yaturishije inyanja kandi azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Yego. Kandi abantu biboneye ko ijambo rye rifite imbaraga. Yego. Yababwiye ijambo ry'Imana nk'uko yari
yaravugiye mu bahanuzi bose ndetse n'abigisha bo mu isezerano rya kera. yego Bibiliya yose ihamya Kristo, kandi umukiza yifuza ko abayoboke be bashingira kwizera kwabo ku ijambo y'Imana. rwose nk'uko n'abakera nk'uko ngo yifuza ko natwe tuvuga aya magambo yavuze igihe yavugaga ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'iki k'Imana, kandi ayo magambo afite imbaraga nka nyirayo. yego. Mu gihe yari kuba atakiri kumwe nabo, yego ijambo ryo ryagombaga kuba isoko y'imbaraga kuri bo, yego kimwe n'umwami wabo. Ya magambo wari uvuze bagomba kubeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. mbega ukuntu ayo magambo agifite imbaraga n'uyu munsi kandi aracyafitemo ubugingo muri yo. Dufite ibyiringiro ko nabaguma mu mitima nk'uko umunyazaburi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagire ute. Yego yego nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, yego niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshaho n'ijambo ry'Imana. Amagambo ni meza, arakomeye cyane. buri muntu wese rero akwiriye gushaka ubugingo bukomoka mu ijambo ry'Imana, akagira umwete. Reka wenda biragaragara ko amasaha amaze kutugendana, nta nubwo dukeneye gutungwa nayo twumvanye abandi, ngo dukwiriye gutanga umwanya buri muntu wese akicukumbira kugira ngo agere kuri iyo soko y'amagambo. byanditse hano. Yego nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, Yego. niko dukwiriye no gushaka ijambo ry'Imana. yego Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo z'undi, yego ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, yego dusaba Imana ngo iduhe Mwuka Wera adufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Imana idufashe kugira ngo iduhe aya mahirwe yo gusobanukirwa ko mu ijambo ry'Imana ubwabyo harimo imbaraga ibasha kudukiza. Reka njye nawe n'abazatwumva kandi bakurikiye iki cyigisho twongere tugirire Imana icyizere ko mu ijambo ryayo ridahinduka nk'uko Imana idahinduka n'amagambo yadahinduka, kandi ko ni muri yo. Urayibuka ko dutangira muri iki cyigisho igihe Yohana yatwandikiraga ngo nuko n'abazizezwa n'iri jambo bazabona ubugingo bubonerwa muri Yesu Kristo. Njye namwe ndabifuriza kugira ngo Kristo wavuze akarema ibitariho bikabaho mu ijambo rye, natwe twizerere muri iryo, kandi muri ryo tuzabona ubugingo buhoraho. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen.